Hari umuntu wambajije ingaruka zo kwitukuza ku ruhu, izi koko twazigarutseho. Ubundi ku bantu ibara ry'uruhu riterwa n'ingano ndetse na kamere ya melanine. Izo melanine zitanga ibara ry'uruhu, uburyo rero zigiye zikwirakwira cyane mu mubiri nako umuntu agenda agira ibara runaka ry'uruhu. Kwitukuza rero cyangwa se kwikesha muri iki gihe ni ibintu bikorwa n'abantu benshi biganjemo igitsina gore, abakobwa bari hagati y'imyaka 20 na 60 rwose. Ibintu byo kwitukuza no kwikesha uruhu bari imbere cyane. Impamvu rero za mbere zituma abagore n'abakobwa ndetse n'abagabo bamwe na bamwe bakoresha amaproduit atukuza uruhu rwabo ni ugushaka kugendana n'ibigezweho. Nanone hakazamo n'impamvu z'ubukoroni nagiye mbasobanurira, kumva ko ikintu cyiza cyose ari igisa n'umweru. Urabona ari ibintu abazungu batuzaniye baje kudukoloniza mu rwego rwo kutwangisha ibyacu byose kugeza no ku ruhu rwacu. Niyo mpamvu mu kubyita amazina bagendaga babihuza, ibibi byose bakabyitirira umukara. Umwijima ni umwe, umwijima ni mubi, ni umukara. Umucyo ni mwiza, ni umweru. Umweru ni mwiza, umukara ni mubi. Byonyine iyo propaganda iracyaturi mu mutwe. Turacyari abacakara mu bwonko nubwo twizituye amaboko n'amaguru, ariko burya umucakara ubabaje nuriya uziritswe mu bwonko. Ntabwo ari uriya uziritswe amaguru n'amaboko, ibyo dukunda kubivuga cyane. Rero mu mutwe wacu twumva ko umuntu w'umuzungu, umuntu w'inzobe ari igisobanuro cy'ubwiza, kuba umuntu akeye cyane atari igikara. Ubwabyo rero iyo mitekerereze nayo ishobora gutuma abantu bitukuza. Hari kugendana n'ibigezweho, hari iyo mitekerereze ndetse cyangwa se harimo n'abandi bantu babikora wenda bagamije kugira ngo bakurure ababareba, nabyo birashoboka. Gusa ariko hari n'ababikora bagamije uburyo bw'ubuvuzi. Urabona nigeze kubabwira ko nk'iyi hydroquinone ubwawo ni umuti nko mu bihugu byateye imbere, muri ibi bihugu by'abazungu abazungu bajya kuwugura. Ni umuti ariko wagenewe abazungu, abantu bafite uruhu nyine rw'abazungu, uruhu rwera. Iyo ufite uruhu rwera ukazana nk'igiheri ku ruhu cyangwa se ukagira nk'akantu k'agatashi kaza ku ruhu k'umukara, hydroquinone iyo uyisize kuri ako gatashi mu gihe ufite uruhu rwera, ikuraho ka gatashi k'umukara. Ni nk'inkovu z'umukara zishobora kuza ku ruhu rwera n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga hydroquinone yo ni umuti w'abazungu wo gukuraho udutashi tw'umukara ku ruhu rwabo. Iyo rero ukoresheje iyo hydroquinone ku ruhu rw'umwirabura, izo melanine zawe zituma uruhu rwirabura, hydroquinone izibona nk'ayo matashi ibona cyane ku ruhu rw'abazungu, igakuraho rero itababariye buri kantu kose k'umukara ibona, ikagenda igakuraho yibwira yuko iri kukuvura, kumbi irimo kwangiza. Bamwe rero mu bitukuza baba bagamije kugira igikundiro, bagakoresha izo produits zihindura uruhu. Akenshi abantu bakoresha izo produits rero usanga bagenda bazana utundi turwara ku ruhu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uduheri duto duto ku duce tumwe na tumwe tw'umubiri. Yabi byose rero ni bimwe mu bintu bigera ku bantu bakunda kwitukuza. Izi produits zituma uruhu runanuka cyane, rugasigara rubonerana, imitsi ikishushanya, zigatuma rero uzikoresha agira ibibazo byo gukira. Nk'iyo arwaye nk'igisebe ashobora gutinda gukira rwose. Usanga kandi abazikoresha bazana ubwoya bwinshi cyane ndetse n'utwoya duto cyane aho tutagombye kuba. Turiya twoya tuza mu rwego rw'uko umubiri wo udukoresha nk'ubwirinzi. Urumva niba uruhu rwananutse, rwanyunyutse cyane, rusigara rudafite ubwirinzi kamere. Icyo gihe rero hamera ubwoya mu rwego rwo kugira ngo ubwoya basi bufashe mu kurinda uruhu no kurinda umubiri muri rusange. Ikintu kizakubwira umuntu wenda witukuje, ashobora kuzana utwoya ku maso, akazana amaribori manini kandi aryana.
bene ariya mavuta nanone akunze gutera ibiheri abayakoresha. Ikindi afite ubushobozi bwo kwinjira mu mubiri anyuze mu twenge, akaba yatera ama infection mu maraso, indwara z'umwijima, iz'impyiko, namwe mu makanseri atandukanye. Aya mavuta rero yo kwisiga arimo hydroquinone, nayo kandi atuma umuntu agenda ahindura ibara ry'uruhu mu buryo butandukanye, kandi hakiyongeraho n'ibyo byose nagiye mbabwira haruguru. Ubundi muri make ingaruka zikomeye cyane zo gutukuza uruhu harimo guhagarika no kwica melanine, hakazaho indwara z'uruhu, ibiheri byo mu maso no ku mubiri, ibisebe bidakira, uruhu rutakaza ubushobozi bwo kwiyuburura no kwigarurira itoto, hakazaho infection zishobora cyane kugera nko ku ruhinja rukivuka iyo nyina akoresha izo produit, guhinamirana no gupfa k'uruhu, uruhu ruta ubudahangarwa ntirube rugishoboye kwirinda indwara. Hanyuma cortisone burya irengeje urugero itera umuvuduko muremure w'amaraso. Ikindi kwitukuza na ziriya produit zishobora gutera ibibazo bifitanye isano n'umutima, diabete, kanseri y'uruhu, kurwara impyiko, kugira imihango idakurikiza umurongo. Buryo ushobora gutangira gukoresha amavuta runaka cyangwa produit runaka ku ruhu bikagira ingaruka no ku misemburo yawe y'umubiri, kugeza ku rwego niba warajyaga nko mu kwezi mu buryo budahindagurika, noneho bitangira guhindagurika, ugasanga bisigaye biza mu buryo budasanzwe. Ikindi ibi binyabutabire byinshi bituma n'ingingo zidakora neza, nka hydroquinone, za arubutine, acide kojique, acide azerayike, zikunze kuba mu mavuta atukuza, zitera uburyaryate no kumva uburibwe busa n'ubushye ku ruhu, amabara yijimye. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kugera ku muntu ukoresha izi produit zo gutukuza uruhu. Murabizi ko melanine yo irangirika cyane, yangizwa n'izi produit zitukuza uruhu cyangwa se zihindura ibara ry'uruhu. Murabizi ko melanine niyo igena ibara ry'uruhu, iry'imboni y'amaso, niyo igena ibara ry'ishinya. Usanga abantu rero bafite melanine nyinshi bagira uruhu n'imboni bifite ibara ryirabura. Akamaro ka melanine narakababwiye, ni ukurinda uruhu imwe mu mirasire y'izuba. Iyi mirasire y'izuba izwiho gusajisha uruhu no kongera ibyago byo kurwara kanseri y'uruhu. Ariko kandi melanine nyinshi ituma n'ihungabana ry'uburyo vitamini D ikorwamo hashobora kuzamo ibibazo. Ni ukuvuga vitamini D ituruka ku mirasire y'urumuri rw'izuba ishobora guhungabanywa na melanine nyinshi. Niyo mpamvu usanga mu bihugu bikonje cyane umwana wirabura aba afite amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi byo kurwara bwaki kurusha uwera, kubera ko vitamini D ifite akamaro cyane ko kurwanya ibimenyetso by'imirire mibi. Nanone ubusanzwe izi rayon ultraviolet zitangirwa n'ikirere, couche d'ozone, izitugeraho rero ziba ari nkeya. Iyi mirasire y'izuba rero yinjira kure mu ruhu ikangiza ADN, bityo ubutumwa cyangwa se message genetique izo ADN zigenewe gutwara bukaba bwahinduka. Ku muntu rero ufite ubuzima bwiza, selile ze zifite ubushobozi bwo gusubiranya za ADN zangijwe, ariko iyo ADN yangijwe mu buryo bukabije ubushobozi bwo kuzisubiranya buba buke cyane. Iyo mirasire y'izuba rero akenshi yangiza ADN ishobora kutugeraho mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko nko ku bantu bafite uruhu rutangiritse babasha kwirinda iyo mirasire y'izuba binyuze nyine muri izo melanine. Uko rero usiga amavuta atukuza ku ruhu, izo melanine zigenda zangirika kugeza ku rwego ziba zitakibasha guhangana n'imirasire ikabije y'izuba. Icyo gihe rero niho ushobora gukurizamo ingorane zifitanye isano n'imirasire ituruka ku zuba. Ni icyo ngicyo ubundi melanine akenshi imaze mu bijyanye n'umubiri w'umuntu. Uruhu rero ni rwo rugingo runini rw'umubiri. Ubundi uruhu rugira metero kare z'ubuso 1.6. Mu byerekeranye no kwirinda izuba, uruhu rukora nk'akayunguruzo, ubwoya bukabigiramo uruhare, icyuya, biriya binure bya sebumu nibyo birinda uruhu rero imirasire y'izuba, cyane cyane
infrarouge na ultraviolet. Uruhu rufite ubushobozi bwo kwakira imirasire imwe n'imwe rugasubizayo indi, diffraction cyangwa se diffraction. Rushobora no guhindura iyindi mu rwego rwo kugira ngo iyo ngiyo ifashe cyane. Urabona vitamine D kugira ngo yinjire mu mubiri nuko imirasire y'izuba irasa ku ruhu, hanyuma hakaba ibinure biri munsi y'uruhu birayenga, byayenga rero bikavamo vitamine D. Uruhu rero rubigiramo uruhare cyane. Buri muntu rero avukana ubushobozi bwo kwakira ingano runaka y'imirasire y'izuba ubuzima bwe bwose. Iyo ngano rero yiyongereye nibwo ibyago byo kurwara kanseri y'uruhu byiyongera. Kimwe no gukoresha produits zitukuza zica melanin byongera ibyago byo ko umuntu yarwara kanseri y'uruhu kubera ko melanin nyine iba yangiritse. Imirasire y'izuba ikatugeraho itagifite ikiyihagarika. Uburyo rero bwo kwirinda iyi mirasire y'izuba no kurinda uruhu rwawe no kwirinda kwitukuza, niba ariko navuga. Irinde kwitukuza, kandi mu gihe wenda wanisize aya mavuta akesha uruhu uba ugomba kwirinda imirasire y'izuba, ukirinda kujya ku zuba igihe kirekire, cyane cyane muri cya gihe haba hashyushye cyane. Nanone ukambara indorerwamo zirinda amaso reyo ultraviolet, amaso nayo yangizwa cyane n'imirasire y'izuba. Kwambara imyenda yumye neza, burya imyenda itose mu gihe usanzwe wisiga ariya mavuta akesha uruhu atuma iriya mirasire y'izuba ihita vuba vuba. Nanone ukajya wambara imyenda ifite amabara menshi kandi akeye. Burya imyenda y'ibara rimwe nanone ituma imirasire y'izuba ishobora guhungabanya uruhu rwawe, noneho bikaba akarusho iyo uri umuntu ukoresha ariya mavuta akesha uruhu. Nanone ukirinda nyine kwisiga ariya mavuta akabije. Nanone harimo amavuta aba akabije, arimo hydroquinone ikabije cyane. Ariya akabije ashobora kuba mabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni byinshi rero umuntu yavuga ku bijyanye n'ingaruka zo gukesha uruhu ukoresheje ziriya produits zikesha uruhu. Ni byinshi cyane umuntu yarondora, ubwo sinavuze ibindi binyabutabire bindi biba biri muri ariya mavuta bishobora kwangiza uruhu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo rero nibyo by'ingenzi nakubwira.